abarokotse nyuma jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Byinshi kabanda yabivuze yasize mu mateka y'igihugu cyanyuzemo, ariko ngiye mpagaze muri uyu mwanya kugira ngo ntange ubuhamya bw'abacu bazize jenoside, kuko Imana yasigaje kugira ngo ahari ijwi ry'abacu bashyinguye hariya n'abacu barushywe muri Nyabarongo n'abandi bashyinguye ahandi nk'uko Perezida wa Ibuka yabitubwiye turimo hariya. Rero jenoside yakorewe abatutsi iyi minota tuba duhawe ntabwo twabasha kuvuga ibiri mu mitima yacu cyangwa gutanga ubuhamya bw'ibyababayeho ngo tuburangize muri iyi minota tuba dufite. Rero ntabwo ndi buhere kure, ndahera ku myaka ya hafi yari itwegereye, wenda mu magambo make mpere muri 90 ubwo ingabo za FPR zatekerezaga kuza kubohora u Rwanda n'Abanyarwanda. Kuva kuri iyo tariki nk'uko Kabanda yabitubwiye, bakimara kuvuga ko bagiye kubohora igihugu, abatutsi twari imbere mu gihugu niho twaherewe dutotezwa. Ko kuva icyo gihe ari abana bari mu mashuri bahuye n'ibibazo byinshi, ari abari mu kazi bahuye n'ibibazo byinshi, ari n'abaturage ubwabo b'abatutsi bahuye n'akarengane gakomeye. Kuri icyo gihe ntawajyaga kuvoma ngo aze amahoro, ntawajyaga guhaha ngo atahe amahoro. Byabaga ari ibibazo, niyo ababyeyi badutumaga bashimaga Imana ariko batubonye mu by'ukuri tutazi icyo tuzira. Muri icyo gihe rero, muri cya gihe cy'amashyaka menshi niho byakomeye, kuko habayeho by'amashyaka menshi bimaze kubaho, niho ngiye natangiranye n'urugamba rwo gutotezwa n'ababyeyi banjye. Ko icyo gihe muri kiriya gihe cy'amashyaka habayeho ko uwari umuyobozi w'iyi komine, ko yari komine Butamwa, ubu ni umurenge wa Mageragere. Rero impamvu bivuze, yakoze liste y'abatutsi bagombaga, yashinjaga ko ari ibyitso by'inkotanyi, ashyiramo uwitwa Gasiyane, ashyiramo uwitwa Marikiyasi, ashyiramo uwitwa Musoni, ashyiramo uwitwa Burere. Abo bose bahereye icyo gihe batotezwa, twicirwa inka mu rugo, amahoro arabura, umutekano urabura. Nuko rero ndihuta, ntabwo ndi bukomeze kuvuga ibyabaye, kuko icyo gihe liste imaze gukorwa yoherejwe Nyamirambo, hariya kuri brigade ya Nyamirambo. Nibwo twagiye kubona tubona abari abajandarume, nibwo binjiye aho bita muri Nyarufunzo, ni inyuma y'uyu musozi wa Mageragere. Rero icyo gihe bamaze kuhagera, bahereye ku witwa Marikiyasi, yari afite akabari. Nuko bahageze nyine baramubwira bati tuje gusaka. Impamvu basakaga bari bitwaje yuko uwitwaga Munyakayanza yari mukuru wa Musoni, bavugaga ko ngo ajye mu Mombasa, ngo kuko yatwaraga zino modoka zazanaga essence. Bavuga yuko ngo yanyuraga ngo i Bugande, bityo ngo akazana liste akayiha abatutsi ngo bababwira ibyo bazakora imbere mu gihugu. Mu by'ukuri nk'umuturage nk'ibyo bintu, urumva nta makuru menshi bari babifiteho. Ayo bari bafite ni ayo ngayo Kabanda yatangiye atubwira by'amateka yabo y'urugendo bagenze kuri iyo myaka yose, ariko mu by'ukuri nta kindi kimenyetso kindi cyari gihari. Ariko ku bigaragara, ku rundi ruhande rw'abashakaga gutoza urwango mu Banyarwanda, bari bafite icyo bagenderaho, kuko nk'umuhungu wa Marikiyasi yitwaga Munyaneza,
muri 90 ngira ngo 90 cyangwa 91 yari yaragiye mu Nkotanyi. Icyo twarakizize abatutsi bari batuye Nyarufunzo hafi ya bose twasize kugenda kwa Munyaneza. Birakomeza rero icyo gihe twarakubiswe ko njye na murumuna wanjye haje abasirikare mu rugo, kuko aho hose bagiye muri izo ngo zabo bagabo mbabwiye nta kimenyetso na kimwe bahakuye. Kugeza ubwo baje iwacu rero basanga noneho twebwe papa ntanahari, baravuga bati ubu baba bagiye mu manama yabo yo kugira ngo bacure umugambi. Icyo gihe rero bahageze nibwo twakubiswe, nibwo natangiye gukubitwa nabo icyo gihe. Nuko ariko abo umuntu wari uyoboye iyo timu yabo gendarme aravuga ati ariko njyewe ndabona aba baturage aho twagiye hose uwari burugumesitiri yaturangiye nta kimenyetso na kimwe tuhakuye, bityo rero twigendere, aho Inkotanyi n'ibyizo byazo biri harahari, tugende twe gukomeza guta umwanya mu baturage. Baragenda. Ntabwo byarangiriye aho rero, aba bantu mubone bakeneye hariya, nsabe abo bake twarukanye Jenoside bajya bibuka n'amazina yabo. Ndavuga Nyarufunzo, hanyuma ejo bundi kuri 12 cyane twebwe nibwo twibuka urupfu rw'aba bantu bashyinguye hariya. Ubuza atanga ubuhamya niba byibuka neza nabo azavuga abahangaha, ariko nk'abanyarufunzo abo mbasha kwibuka harimo umuryango wa Binenwa ari sogokuru baramwishe n'umuryango we, harimo umuryango wa Ngendahayo, harimo umuryango wa Rumesita, harimo umuryango wa Domiyane, harimo umuryango wa Gasiyane, harimo umuryango wa Marikiyasi, harimo umuryango wa Musoni, harimo umuryango wa Gapfizi, harimo umuryango wa Gerard wari utuye Nyarufunzo, yari mukuru wa Gasiyane. Abaramu tubabarire kuko iyi Jenoside kubona muyibara ngo imaze imyaka 30, hariho bavuga ati ariko ubundi barababiriza mu biki imyaka 30 ko ari myinshi. Mu by'ukuri buryo umuntu abantu wariraye uburemere Jenoside yatugejejemo, ntabwo mu myaka 30 ntabwo turakira ibikomere neza. Turavuga amateka yabo. Icyo gihe rero turavuga umuryango wa Gatare, hari Gatare Teresifori yari konseye wa Mwendo, hari Gatare mukuru wa Gasiyane, hari umuryango wa Munyezamu, hari umuryango ni benshi, hari umuryango wa Murinda wereka mutindeho kuko yapfanye n'abantu benshi cyane, kuko ba mama ababyeyi babashije ku itariki 12 mu gitondo. Impamvu nari mbavuze nagira ngo twibukiranye ko koko atari ukuvuga ngo abatutsi bashyinguye hariya bafite amazina, bafite inkomoko. Niyo mpamvu igihe tukibasha kuba tukiriho, shimira Imana ko maze imyaka 30 kuko abo twabashije kuyirokokana bamwe bararwaye ko turi mu isi, ntabwo turi mu ijuru, bamwe bitabye Imana. Rero twebwe abakibasha guhumeka, niyo mpamvu tutatwibutsa amazina yabo kugira ngo atazasibangana. Nsaba nshimira kandi ubuyobozi bw'igihugu budushyigikiye, bari mu nzira zo kuvugurura uru rwibutso, bazadufashe tuzibukiranye aya mazina yabo azandikwe hariya, kugira ngo nituza no gushyiraho indabo umuntu yo kujya avuga ngo hano hashyinguye imibiri ibihumbi bingana gutya ariko nta mazina yabo ahari. Niyo mpamvu icyo kintu nari nyivuze. Kwa Murinda rero tuhagarukeho, ku itariki 12 nibwo iwacu bahageze mu gitondo saa 12, ariko ubwo subiye inyuma gato kuri iyi tariki
kuri izi tariki 7 kuwa gatandatu kuri 6 nijoro mu gitondo nka saa 11 papa nibwo yabyutse afite radio aratubwira ati noneho turashize, ati ndege ya Habyarimana bayihanuye, ati rero mwitegure akabatutsi karageze. Mu by'ukuri bya bitubwira twebwe nk'abana ntabwo twabyumvaga neza, bamwese kuhanuka kw'indege bihuriye he n'urupfu rwacu, ati muceceka mwabana mwe ntabwo muzi ibintu biri muri iki gihugu. Kuva icyo gihe rero nibwo twatangiye gutotezwa kuva ku itariki 7, 8, 9 twari tukiri mu rungabangabo, ku itariki 10 zishyira 11 ababyeyi bose bari batuye Nyarufunzo nibwo bose ababashije kugira abana bahishorera, abana bose barabazanye bahungira hano hepfo ahantu bitaga kwa Fureri, na hepfo mu gishanga niho icyo kigo kiri. Aba babyeyi bamaze kuhagera n'abana babo nibwo wari Fureri yababwiye ati bigeze muri 11 avuga ati dore abicanyi baturutse za Mwendo za Rwesero, rero nta hantu mfite ho kubahisha, abashoboye musubire mu ngo zanyu. Icyo gihe baza muri ba bantu navuze harimo umuryango wa Rukabo na Leonardi n'abana be bose ko yari umusaza washingi ufite abakwe n'abakazana. Umukazana we rero w'umuzukuru we witwaga Ingabire, ntajya nibagirwa kumwibuka kuko